ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri GB Empire isoko y'amakuru yubaka society. Umunyamakuru Jihad yamaze gutabwa muri yombi n'ubushinjacyaha RIB ashinjwe gusakaza no gukwirakwiza amafoto n'amavideo y'ampano by'umwihariko y'ubwambure nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Abanyamakuru batandukanye mu Rwanda Mutesi Kovia Kenisi n'abandi bose bakomeje kugenda bagaragaza ko Jihad yaramaze kuba ikibazo muri society nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Jihad kandi araramuka hamwe n'icyaha nkuko agikurikiranyweho ashobora guhanishwa ingingo 155 by'umwihariko igaragaza ko wakwirakwije cyangwa se acuruza amafoto y'ubwambure bw'umuntu runaka. Uyu nguyu yahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kuzamura ndetse kandi agacibwa n'izahabu ya miliyoni 15 nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Jihad arakomeza kugenda asaba imbabazi ko yahemukiye wese dore nkuko byakomeje kugenda bivugwa by'umwihariko na bamwe mu Banyarwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko Jihad yakomeje kugenda yibasira umuryango wa Yampano ndetse kandi akomeza kugenda yibasira Vestina n'umugabo we Edelisa Udarago. Ibi kandi byakomeje kugenda bigaragazwa n'uwitwa Mutesi Kovia agaragaza ko abanyamakuru benshi mu Rwanda bakomeje kugenda bigiza nkana bagatangaza amakuru y'ibihuha kandi bakibasira abantu runaka. Ibi kandi byakomeje kugenda bigaragazwa na bamwe mu Banyarwanda bakomeza kugenda bavuga ko bitakiri ubunyamwuga by'umwihariko itangazamakuru ryo mu Rwanda rikomeje kugenda ryibasira ku ruhande rumwe. Ubundi nkuko dusanzwe tuzi mu mategeko by'umwihariko yo gutangaza amakuru cyangwa se abanyamakuru nta ruhande na rumwe rugomba kubogamirwaho cyangwa se mu by'ukuri umuntu abera uruhande runaka nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Jihad yakomeje kugenda yibasira uruhande rumwe nyamara abandi akabagaragaza by'umwihariko kubavugira kandi nkuko bigaragazwa mu itangazamakuru abafite amakosa murabavuga cyangwa se mu by'ukuri abakwiye gufashwa nabo mukabavuga. Ibi kandi bikumvikana ko itangazamakuru ryo mu Rwanda rikomeza kugenda rifata uruhande rumwe mu by'ukuri kibasira urundi. Ariko ndagira ngo by'umwihariko Mutesi Kovia nk'umwe mu bakuriye abanyamakuru bigenga mu gihugu cy'u Rwanda yongeye kuba yaboneraho kwibutsa by'umwihariko abatangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda ayibutsa ko uzafatwa ari gusakaza amakuru y'ibinyoma ari gusakaza amafoto n'amavideo by'umwihariko y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga RIB ikaba yamukurikirana mu by'ukuri Mutesi Kovia atazigera amugera mu kibazo nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Mutesi Kovia kuri abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko bigenga yakomeje kugenda agaragaza aboneraho no kwibutsa by'umwihariko abatangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda ababwira ko gutangaza inkuru ari ukutagira uruhande na rumwe ubogamiraho ari ukuba mu by'ukuri wavugira abari mu bibazo. Ibi byose kandi bikaba bikomeje kugenda bikoreshwa by'umwihariko n'abanyamakuru bamwe bakigiza nkana bakavugira bamwe abandi bakabareka. Ibi kandi bikagaragazwa ko itangazamakuru rya bamwe mu Rwanda ritakiri kinyamwuga kuko bikomeje kugenda bigaragazwa ko byamaze gufata ininera mu Rwanda. Kandi RIB yakomeje kugenda igaragaza ko hari bamwe bakomeje kugira by'umwihariko basakaza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga bagamije kuba bayacuruza. Ibi kandi bivugwa ko ari bimwe mu bigize icyaha mu gihe kandi wafashwe urimo gusakaza cyangwa se gucuruza amafoto amavideo y'urukozasoni ushobora kuba wabihanirwa n'ingingo 155 ugacibwa n'izahabu ya miliyoni 15. Ibi kandi RIB ivuga ko abaturarwanda bafite ubwenge bagomba kubigendera kure bitewe n'uko biri bimwe mu bigize icyaha mu Rwanda. Bityo kandi urwego rwa RIB mu Rwanda rwongera kwibutsa abaturarwanda bose ko bagomba kuba babihungira kure bitewe n'uko benshi bakomeje kugenda bikora bigiza nkana bagasebya by'umwihariko amazina ya bamwe mu byamamare byubatse biyagoye cyane. Gusa bikomeje kugenda bigaragazwa ko societe nyarwanda ikomeje kugenda yagirika cyane bitewe n'uko benshi bakomeje kugenda bigiza nkana bakagaragaza ubwambure bwabo hanze bagacuruza by'umwihariko ubwambure bwabo. RIB kandi ikomeje kugenda igaragaza ko uzafatwa by'umwihariko ari gucuruza ubwambure bwe akifata amafoto cyangwa se amavideo agamije kugira gucuruza. Ibi ngibi kandi bivuga ko mu by'ukuri ari bimwe mu bigize icyaha. Uyu nguyu naramuka afashwe azahanwa cyane ndetse kandi anacibwe n'amande. Gusa bikomeje kugenda bigaragazwa benshi mu baturarwanda bakomeje kugenda basaba by'umwihariko urwego RIB mu Rwanda ko rwagira icyo rwakora by'umwihariko mu itangazamakuru y'u Rwanda bitewe n'uko hari benshi bakomeje kugenda bikora butari kinyamwuga bagakomeza kugira by'umwihariko bicururiza inkuru gusa ahubwo bakibagirwa by'umwihariko umwimerere w'itangazamakuru ahubwo mu by'ukuri bagakomeza kugenda bashaka sebya amazina y'abakomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa RIB yamaze gutangaza ko yamaze guta muri yombi uwitwa Jihad akaba n'umunyamakuru by'umwihariko mushyushya rugamba ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa Jihad akomeje kugenda agaragaza ko mu by'ukuri haba harimo ruswa kuba yafunzwe bitewe n'uko yakomeje kugenda avuga ko witwa Gasuku Jackson wa Mipangu ukomeje kugenda uvuga amagambo y'inyandagazi y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga ariko we akaba kidegembya by'umwihariko mu gihugu. Ibi kandi bagiye kubona no kwibutsa uwitwa Jihad ko atari ushinzwe kuyikorera akazi by'umwihariko yitungira agatoki abakoze ibyaha ahubwo ko mu by'ukuri ibi gifite ibindi bintu iri kugenzura irebe se koko uyu muntu nubwo akomeje kugenda ashinzwe ibyaha bitandukanye ese koko yaba yarabikoze. Ibi kandi RIB ikabwira abaturarwanda bose gutungira agatoki wakoze icyaha kugira ngo ibashe kuba yakura abantu bakomeje kugenda baba ibibazo muri societe. Uretse kuba by'umwihariko mu Rwanda akomeje kugenda hagaragara inkuru z'incamugongo inkuru zikomeza kugenda zigaragara ko benshi bakomeje bakora
ibikorwa by'ubunyamaswa, aho kandi ubona ko RIB ikomeje kugenda yakira ibirego by'abantu bicanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. RIB ikomeje kugenda ivuga ko umuntu uzica undi nawe azajya arasirwa ku karubanda, bigakomeza kugenda byumvikana ko abanyarwanda benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza by'umwihariko bamwe na bamwe bakomeje kugenda bavutsanya ubuzima, ukabona ko ibi ngibi byafashe indi ntera mu Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa mu igazeti y'amategeko mu mwaka wa 2018. Byagaragajwe ko mu by'ukuri icyaha cyo kwica mu Rwanda cyari kiri kuri 5% nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa muri uyu mwaka wa 2025. Biri kumvikana ko icyaha cy'ubwicanyi mu Rwanda gikomeje kugenda kizamuka, kikaba cyariyongeraho 25%, bisobanuye ko icyaha cyo kwica mu Rwanda cyazamutse kikagera 30%. Ibi kandi bikuvuga ko mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragaramo ibigarasha bimwe na bimwe bikomeje kugenda bivutsanya ubuzima, ukabona ko RIB ikomeje kugenda yakira ibirego by'abicanye. RIB ibonera kongera kwibutsa abaturarwanda ko itazava muri ibi ngibi gukomeza kugenda ihana abantu ariko bakongera gusubira mu makosa bakoze. Byumvikana ko uzafatwa yishe mugenzi we cyangwa se yishe umuntu, uyu nguyu nawe azajya arasirwa ku karubanda kugira ngo yamburwe ubuzima nk'uko yabwambuye undi. Uretse ko RIB ikomeza kugenda igaragaza ko umuntu yica undi agafatwa akajyanwa kugororwa, ariko yagaruka mu gihugu akongera gukora icyaha yakoze, bikumvikana ko ntabwo yigeze agororwa cyangwa se mu by'ukuri abasha kuba yakosoka. RIB kandi ivuga ko umwanzuro ugiye kuba wafatwa uzajya uvutsa ubuzima bw'umuntu ntibashe kuba bakuvutsa ubwawe. Kandi witwa Jihad yakomeje kugenda agaragaza ko ashaka kuba yaburana ari hanze, ariko RIB ikomeza kugenda igaragaza ko mu by'ukuri uyu mwana w'umusore yakomeje kugenda akora ibyaha bakamwihanangiriza, we agakomeza kugenda yongera gusubira icyaha. Navuga ko Bega Jihad icyo yakoze ari insubiracyaha gusa nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa mu Rwanda, ari gukomeza kugenda agaragara ibyaha by'indengera, ukabona ko mu by'ukuri n'ubwo u Rwanda rukomeje kugenda rucya cyangwa se rukanatera imbere, ariko haracyari ikibazo cya benshi bakomeje kugenda bagaragaza amafuti mabi cyane. Ndakubwira ngo mu Rwanda ngaho mu by'ukuri biri kugaragazwa ngo abantu batandukanye cyangwa se umugabo yashatse nyirabukwe, ukabona ko donc ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara nyine, donc ntabwo nabasha kuba nabisubiramo, ariko ndakomeza kugenda mbona ibiri kwera mu Rwanda nkabona n'amahano akomeye cyane. Banyarwandakazi, barundikazi, bikomeje kugenda bikomeje kugenda bincanga nk'ubwo ngubwo. Ndakomeza kugenda nibanza impamvu mu by'ukuri mu Rwanda akomeje kugenda habasakirira ngo zimeze gutya. Ndakubwira ngo mu by'ukuri mu Rwanda RIB ikomeje kugenda igaragaza kuri kwakira ibirego bikomeye cyane mu mwaka wa 2025. Ndakubwira ngo mu by'ukuri mu Rwanda hapfiriyemo umusazi. Urumva ngo umuntu yishe undi, umuntu yasambanyije by'umwihariko nyina, umuntu yasambanyije umukecuru, donc ni ibintu bikomeye cyane. Ndashaka kuba nasubiramo, ariko ndagira ngo mu by'ukuri ibikomeje kugenda bigaragara byo biteye ubwoba cyane. Ndakubwira ngo witwa Jihad yamaze kuba yatabwa muri yombi, ariko Mutesi Kovia akomeza kugenda agaragaza ko mu by'ukuri abantu batangaza amakuru mu gihugu cy'u Rwanda bamwe na bamwe mu by'ukuri bakomeje kugenda babigira business, bakakomeza kugenda bagomera ku ruhande rumwe, kandi mu by'ukuri mwitangaza makuru nta ruhande na rumwe rugomba kuba rwabaganirwaho. Ariko kuri aka kanya ukabona ko ariko ibintu byifashe.